Yamwe bintu nago narinze kune bintu byiza mu byo kuri turahana nago turimo kubica kugira ngo zo kwiga guteka kumenya gukora muri hoteli cyangwa iki turakwigisha kugira ngo umenye gutegura abantu nawe mu rugo no ufite abantu abaje ngiye kugira ngo usubire ku kibazo cya Cynthia umwuga wo guteka ndo mugabo ndo base yego no wongeze ahangaha hindi uramfashije kandi imeze neza urahemba nshimira abakoresha banje kuba mpembwa neza nta kibazo mfite ndakubira wowe urumva cyakeneye kwiruka gira vuba zo kwigoze kuri Cynthia TV tukwigisha guteka igihe cyo zajya mu ishuri nukuvuga ngo zabora mu gushaka ni ngo kwiruka wiruka uzabora mu sinze no ko nabivuga kuba uzaba wamaze kubimenya hari uzabojya hari kugira ngo ubone certificate ubone akazi muri hoteli ubuzima bwanjye nsanga biri byiza kugira ngo ubumenye nahawe nanye musanye n'abandi bantu niyo mpamvu uyu munsi muratubona hano tujye kubasanyiriza ku buntu ngo muzatwishura hari uko tujye kubahugura kubera iby'Imana yakwaye babiza kugira ngo bisanye n'abandi rero abantu benshi bakunda kuvuga ngo gutekaniki so uri mu rugo bakubaza ngo gutekaniki okuteka nabo no gufata ibiryo ngo bisire kumbabura ngo togose bisye oya okuteka no kutegura ibyari bisi bikavamo ebiribwa. Aha turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kuba kuri mwebwe. Aha muri kunyumvira inyuma ya kamera hano hari umuntu umeze neza cyane nagiye inyuma kugira ngo numve ko naza kujya mubaza nanjye ko byakunda. Okay, nk'ibisanzwe twababwiye ko tuzajya tubazanira abantu benshi hano batandukanye. Hano tuzajya tuhigira ibintu byinshi byiza bitandukanye. Uyu munsi rero mufore nabazaniye nde muri kumubona imbere yanyu ntaravuga uwo ari we cyangwa atarabibwira mwamaze kubibona murabona ari iki twabazaniye uyu munsi. Okay, tugiye gutangira nk'ibisanzwe tugiye gutangira ikiganiro. Tugiye kuganira uyu muntu utwicaye imbere agiye kutubwira atwibwire atubwire ibyo akora atubwire n'ibyo agiye kujya dutegurira hano kuri Cynthia TV show. Uyu nawe tugiye kujya dukorana afite content ye agiye kujya adukorera hano kuri Cynthia TV show. Okay, ni karibu mu kiganiro. Murakoze. Kambaze nsuza waramba ratubona yego mwongeye kwirirwa amazina nitwa Chef Henry njya murabibona no mu chef w'umwuga mbimazemo imyaka ndabikora ko mu chef muri hoteli kandi nkabyigisha. Rero uyu munsi nishimye kubana namwe kugira ngo dusangire ibiganiro tumenye guteka niki twigisha abantu ukumenya guteka no kumenya kurya. Murakoze. Aha, nukuvuga ngo murabyumva neza ko Chief agiye kujya twigisha hano kuri Cynthia TV show guteka indyo nyinshi zitandukanye. Hari ukuntu tuba turi mu rugo tukaba tutazi ngo breakfast ni iki, lunch ni iki, ibiryo bya nijoro ni iki, ariko twese hano azatumara amatsiko. So ubundi winjiye gute mu buzima bwo kugira ngo ujye mu gikoni ubyige uteke hanyuma unabe chief ube n'umwarimu kutababwe kuri n'umwarimu? Barakoze ako ntarajya kure kamaze nyifuriza abantu bose kugira ngo muzakurikire iyi platform ya Cynthia TV kube byiza nto muzabisanga. Tugiye kubigisha ibintu byinshi byiza wowe watakazaga amafaranga yakajya mu ishuri bakaza kukubesha ibyo rifuza byose ugiye kubisanga hano. Kuba n'ubundi ngende umwarimu w'umwuga ndabyigisha kandi ngiye kubigisha nanjye narabyize nsanga biri byiza kandi namwe bizabera byiza. Ndabize benshi barabyifuza muzabona kandi bizabera byiza. Rero tutagiye gutinda igikoni nakingiyemo nanjye nago narinko abantu benshi rero baje ngo muzuza kwiga ibintu yo guteka higa abantu basinzwe cyangwa babaswa. Mu buzima wanjye busanzwe nagomba kwiga kuba muganga ariko Imana nago ko yabyifuza Cynthia
Imana iravuga ati ugomba kujya kwiga guteka. Mbanza kurwana n'umusaza ndabyanga, kinsirano kabyanga, ariko nyuma arangire n'amaramuko ati wa mwana w'igendo yige, uzahura n'abantu bakomeye, uzaba umuntu ukomeye, kandi mu by'ukuri ntabwo yambeshe, ndamushimira kuba ndi umutesi. Nabyigiye Uganda, ndangiza amashuri yanjye, komeza ibyo guteka ndabyiga ndabirangiza. N'ikimenyimenyi Cogamu ya mbere yabaye Uganda, narayikoze mu itimu yari muri Cogamu nari ngirimo. Njivamo njya Sudani, ndimo ndababwira experience yanjye. Sudani nkora imyaka 2 kubera izuba nacyo n'ubuzima bwaho, mvayo nza mu Rwanda. Hari nasanze amahoro, kandi aho ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wanageze mu Rwanda nyumva amahoro, ndi mu rugo ndatuze. Mu kutuza ntangira na hoteli imwe, sinzi uba nayivuga, ariko nayo ndayishimira, niyo yamenyesheje kugira ngo ngere n'ahangaha Remigo hoteli, ariko ntabwo nshikora nayo. Ndakomeza ubuzima bwanjye, nsanga biri byiza kugira ngo ubumenyi nahawe nanjye musanye n'abandi bantu. Niyo mpamvu uyu munsi muratubona hano, tujye kubasangiza ku buntu ntabwo muzatwishyura, ariko tujye kubahugura kubera iby'Imana yakwaye, biba biza kugira ngo ubusangire n'abandi. Rero abantu benshi bakunda kuvuga ngo guteka ni iki. So uri mu rugo bakubaza ngo guteka ni iki. Guteka ntabwo no gufata ibiryo ngo bisire ku mbabura ngo togose bisye, oya. Guteka no gutegura ibyari bibisi bikavamo ibiribwa. Rero utazumva ngo wafashe ibishimbo waze kumbabura ngo watese. Ngo urugero rwo guteka dufite ubwoko tutekamo, sinzi mu Cyongereza tugira icyo bita ngo ni methode zo guteka cyangwa methods of cooking. Aho uzasanga urafata ibyo ukasira mu mbabura, musafiriya ukasira ku mbabura ukatogosa. Iyo bayita ki boiling. Rero azakurikira Cynthia TV buri munsi tuzatuhura, tuzaba dufite tape ku tape, tuzatangira umuntu ukora afata icyuma, ukora yitegura mu gikoni, ukora ambara kugira ngo yitwe ki umutesi. Benje mu rugo turateka tukarya, ariko ukasanga turateka tubiteka gute. Urugero ni kubwira ngo ujya ku ndobo y'amagi ukayirya, Cynthia urimo kurya amagi 2 yonyine ku munsi, cyangwa igihe cyose ujye kurya amagi no karenza 2. Ayari y'amagi 2 na yari amagi 10, mwese mba mufite ki ikintu kimwe. Ariko benje mu muri beso ukajya haro ukajya kuzuzenda, ukajya ngo ubone nako nta kintu bakuyemo. Ubwo nukuvuga ngo iyo n'urugero hari igihe nyine ushaka kugera nanjye ndwitange nyine nagera nko ku magi nasanga ari nk'atanu nkahitana, nukuvuga ngo nta kintu rero amagi 5 bawariye 2 yonyine yafite akamaro mu buzima bwawe. Ayandi no kurya kugira ngo haze igifu ubone ko wahaze, bivuze ngo mbanana yanjye. Rero nibyo mwitsaka twigishe wo ori mu rugo rumora tubona uyu munsi, ndakwinginze nobo ori wihuse cyangwa urimo ratinda, kora subscribe ujye kuri Cynthia TV, uhandike message commenting, tujye kwigisha ya mafaranga wari urimo rategura kugira ngo zo kwiza mu bigo runanka, tujye kwigisha ku buntu, kandi tuzahindura ubuzima bwawe. Uzamenya guteka, uzamenya kurya neza, kuriya mu gihe bya bintu byose wifuzaga ibibazo wari ufite bitubaze kuri Cynthia tuzabigusubiza. Inzozi zanjye zigiye gusora. Nanjye nkunda ibintu byo guteka, ariko na onosiyo mbifiteho. Nanjye nzigiramo, tuzajya tuba turi kumwe, nzigana n'abandi. Ubwo nanjye ninjye munyeshuri wa mbere ugize hano kuri Cynthia TV show, uzajya ugukurikirana munari kumwe n'abandi mwese. Batubwire no muri comment, batubwire ibyo bumva wazabazanira n'iki ibintu nk'ibyo. Ikindi najya ngo nkubaze, bavuga ubundi umwuga wo guteka wagutunga ukarihira abana amashuri, nyine ukagira umuryango nawe ukomeye nk'abandi bantu bose? Bitari byo kwirata, sinzo bambivuge, ariko ari abantu bakomeye. Urugero banavuga nka benshi narusho musara, njya mu bintu nago narinze kune bintu byiza. Mu byo kuri turahana ngo turimo kubica kugira ngo zo kwiga guteka, kumenya gukora muri hoteli cyangwa iki, turakwigisha kugira ngo umenye gutegura abantu. Nawe mu rugo no ufite abantu abaje, ngiye kugira ngo usubire ku kibazo cya Cynthia. Umwuga wo guteka ndo mugabo ndobase, no wongeze ahangaha hindi, uramfashije kandi imeze neza, urahemba. Nsiyumira abakoresha banje kuba mpembwa neza, nta kibazo mfite. Ndakubira wowe
uwo rumva cyakeneye kwiruka gira vuba zo kwigoze kuri Cynthia TV tukwigishe guteka igihe cyo zajya mu ishuri ni ukuvuga ngo zabora ni ngo kwiruka wiruka uzabora sinzi nuko nabivuga kuba uzaba wamaze kubimenya hari uzaba ujya hari kugira ngo ubone certificate ubone akazi muri hoteli ni umwuga mwiza urahemba uhemba neza uzahura n'abantu bakomeye unsubiye inyuma gatoya narimo ndakubwira ngo muri Cyogamo nari umwana zari 2007 nibwo nari maze mu myaka 3 mu gikoni nifite imyaka 21 cyangwa 22 ako nabonye ba Gaddafi mo murumva nabonye n'amaso yanjye Queen wo Bungereza nambonye n'amaso yanjye aba president bose kubera umwuga wo guteka ahimba niza amashanyarazi cyangwa akige ibindi bintu abantu nako ntara kubabona ariko kubera uyu mwuga gwangigeze kubona abantu kandi byiza cyane mu ndabibona kuba n'umwuga mwiza uzakutuma watege indege uzakuhuza n'ebikomangoma uzicara n'abami ngunda kubwira abana b'indigisha ngo twazure muri hoteli chef nani munda cyo baramwe ngo chef nzo kuvugisha hako yari umuseriveri nagonda munda basebya bakunda kumusifura ngo urumva no mwuga mwiza guhetse cyobahiro turabaganga b'ubuzima turabaganga mu magambo make turabaganga kuba njewe ninteka nabi uzarwara munda ujye kwa muganga ariko nikutekera neza ukariya neza usana no kumara ubuzima bwawe bwose utararwara ujye kwa muganga rero natwe turabaganga niyo mpamvu uzasanga keshi twambare imyenda yo mweru kugaragaza isuku ryacu na muganga yari hiri ubona yambaye iki itabure yo mweru natwe turabaganga b'ubuzima mva urimo kutubwira ibintu byiza cyane ariko urimo uragenda unsubiza ibibazo nibazaga muri ibi bijyanye na ikindi ntaribagirwa hari igihe babona nk'umwana w'umukobwa cyangwa se umumama cyangwa se uwo ari we wese akora muri hoteli cyangwa se mu mabare abantu benshi bakunze kuvuga ko bene abo bantu bakora uyu mwuga ari indaya urabivugaho iki shewe numva uyu muntu ayongeye kubivuga twamufata yagomba kujyana mu nkiko tukamuburanisa kuba uyu no mwuga w'abantu abari smart bari intelligent barize ntabwo bari muri hotel kuri Cynthia TV uwo muntu utarakora subscribe ugira vuba subscribing kuboziga byinshi tugomba kumenya hotel niki restaurant niki apartment niki lodge niki sibyo rero numuzafata umuntu akora muri hotel ukamwitana nora arakora muri ki lodge hotel jyamo abantu yoyobashe nago muri umuntu wese ari muri hotel na buraya bubamo kuba buraya no muzo w'umuntu nago jya muri hotel ngo jye kora nago babikwemereye ibyo ndabikubira nago byeme tujya amategeko n'amabwiriza mu cyongereza tubita ethics ebikuranga wonko umuntu cyangwa ko munyamwuga rero mutaravuga ibintu nazakatusebeza umwuga nakazaca abandi intege ni umwuga mwiza kandi ni umwuga ufashiza abantu benshi ukabageza ku rwego rukomeye bakisura abana b'amashuri bakarangiza kaminuza bakamakadastre no mwuga mwiza ibyo byose turababwira kugira ngo tubanze tubakundise ki umwuga utujye kwigaho utuziga hano utagiye kwishura tukwereke ki ebiturimo niki tuzatangira kujya kuri tere tugatangira kwigisha kuba abantu benshi mukunda kwibesa ngo nakubona ugasanga avuga ngo soupe na sauce niki biratandukanye ibyo nagomba buye umunsi uzababwira wa munsi utangira guteka abantu benshi nagombize tuni byinje muziga uzamenya se nekubaze ngo se ni biriyo ki wabika bikamara umwaka bitaboze wabisobanura nabyoze ariko ebiryo nobuki ubucyo sasa wabika igihe cyose nagobora ibindi byose wabika bukabora ibyo nago warobize kuri Cynthia TV mugiye kwigiraho ibintu byinshi byo bwenshi ebizabafasha kumenya gutegura umugabo wawe ifunguro yo mu gitondo turyamye nijoro igifu cyacirara kikora niyo mpamvu kenjo byose usanga mu kantu ufite umuhumuro mubi kuba cya gifu cyo kikora mu gitondo byose niki cyo gomba gutegura umugabo wawe uzabyuka mu gitondo ngo njye gusongera umugabo wanjye bugari no uzabura muramwangiriza ibyo tuzabicisha kuri Cynthia TV mutukurikire mutega amatwi mutubaze bibazo byose cya kindi cyari cyaraguye cyawumvaga udacyumva neza uzakibaze kuri Cynthia TV tuzagusubiza kandi uzishima bivuze ngo hano umuntu azahamenyera gusasa niki
sibyo ahamenyere nyine guteka n'iki serivisi kugira ngo mbe ndi umuseriveri ni ibiki ngomba kuba mfite kugira ngo ese hari ibintu uvuze ngo apartment igira ibyayo hoteli igira ibyayo n'igiko nyine na resitora ibyayo njye nari nzi ko aba ari bimwe niyo mpamvu cyacu nakusubiza kumva bavuga ngo babita indaya ugasanga babonye umuntu arimo arakora muri lodge bakamwita n'umuntu arimo arakora muri hoteli ni ukuvuga ngo iyi platform abantu bagiye kwiga ibintu byinshi mugire vuba kandi ntabwo nzongera kwicara hano ku kiganiro mutarasubscribinga cyangwa mukakomentinga mutaragira igihumbi ntabwo nzabaho ubumenyi bwanjye kuko ubumenyi bwanjye n'ubu buntu nanjye nabihebwa ubuntu Imana yabimbereye ubuntu ngomba kubisayaringa n'abanyarwanda n'abanyafurika n'abantu kwandi umuntu na amafaranga yawe nkeneye ako nkeneye guhindura ubuzima nawe aho uzagenda ubwo kuri Cynthia TV nize hakantu runaka ntabwo narinze ngo keke wasa kugiteka ku mbabura nzabyiga ntabwo narinze ngo guteka kwavuye nzabigisha ibintu byinshi cyangwa tuziga turi kumwe tuzafatanya tuziga ibintu byinshi wori hiryo urimo ratukurikiye oromunyishuro ze Henry ninde nigishije subscribing kuri Cynthia TV abantu bose muri hoteli ukeneye kwenge kumenya bwawe tukurikiye tuzakwigisha tufatanye terembere umenye iki se ni ryari ubu ngomba kurya lunch ni iki breakfast ni iki supper itandukanye he na dinner ibyo tuzabyiga tuzabigisha kandi tuzakora icyo muzatutsaba cyose tuzakikora turabapromisinze turahari igihe cyose Imana twaye ubuzima. Okay, ndumva ari byiza ibintu bikomeje kuba uburyohe hano kuri Cynthia TV show umva narabibasezeranyije ahubwo mwebwe mugomba kungurira bagomba kungurira. Okay, tudatinze mu magambo chef dusoza niki wabwira abakunzi ba Cynthia TV show wowe iyi content ni content yiwe niwe ugiye kujya ayikoresha hano azajya tuzanira n'abandi ba chef sibyo batandukanye badusobanurire batubwire guteka niki nyine batwigishe buri kimwe niki wabwira abakunzi ba Cynthia TV show kuri iyi content yawe wizaniye hano yo guteka. Yego rakoze Cynthia abakunzi ba Cynthia TV iki nababwire cyambere subscribinga kuri Cynthia TV ibyiza byose wabuze byo guteka kumenya kurya kuzikura reka amaze kubesente abantu benshi tujya tukiga tukashaka gukoreshwa kandi usaba kujya haro kiga gukora amandazi ukasira akabutika ugakora amandazi atandukanye n'ayabandi ukakira ibi byose muzabyiga kuri Cynthia TV ikindi ababwiye ni iki subscribinga ubutaha ntuzagaruka hano tusange tufite aba followers benshi tutangire tuambare imyenda y'igikoni nzambara nawe umurugo yambara ntanye mvuga ngo ufate icyuma gura chopping board yawe ushyira ku meza uyu munsi ujya gutegura saladi ubirebe ko turabikora ubitesting ubiriye uvuga ati kunari narahombye ibintu byinshi I promise y'abantu beje hano bazige ibintu byinshi cyane byinshi kandi mutukurikire mutega amatu mutumve tuhindura ubuzima tuhindura imyumvire sibyo usaba kwigira hano ukajya muri hoteli ukasaba akazi kubuza abo bizi nakubiye ngo ndo mwarimu kandi ndo mucefu wabyigiye ibyo mwuga nyabyo nyigishije benshi mu bigo hano bitandukanye ntabwo nsaka kubyabamaza kuri Cynthia TV akobera hari byinshi abaza baranze muzatukurikira muturebe ndababwira mukore subscribe mutukurikire tuzabigishe murifuza byose. Yego. Okay, rero reka dusoze tuzagaruka hano ubutaha dutangira kwigisha mukore subscribe kugira ngo muzatangirane na chef wacu umva Henry murabibona namwe ni umwarimu arigisha ni n'umuchief muri hoteli so nukuri hano tuzahungukira ibintu byinshi byiza numva mbabarira ntuzacikanwe n'umunsi wa mbere tuzatangira kwigisha guteka nziko uzahahindurira ubuzima ikindi watubwiye hari akantu keza uvuze ngo hari igihe kwihangira umurimo ushaka kwigisha umuntu gukora amandazi cyangwa se gukora isambusa urumva ejo cyangwa ejo bundi akagenda
akabasha kuba yabyikorera akabicuruza sibyo ni byiza cyane. oke ngaho soza rero tubwire abantu tubasezera rero tuzongera kubaza kandi tukagushima Imana irakomeze katuha ubuzima tukomeze kandi tukundane mbifuje n'amatora meza turi mu gihe cy'amatora icyo ntuzakibagiwe ariko mukore subscribe. Amazina ni Chef Henry wo munyishure wanje unigishije aho uri subscribing or following Cynthia TV with your Chef Henry waranzi kandi mu benshi twige byinji ibitize nawe uri hari yo ushaka kujya wari ufite ibintu byinji bwira mugenzi wawe bwira inshuti yawe ngo ati Cynthia TV yafunguye ikiganiro cyiza cyo kumenya guteka no kurya. Murakoze Imana ibaho umugisha ndabasezeye. Ciao ciao.